Mu bigo bya segonderi hari aho ugera ukagira ngo ikigo cya segonderi ni nk'uruganda kuko ruba rufite wenda abakozi benshi cyane, ndetse ntibyanagutangaza mu Rwanda usanze hari ikigo gifite n'abakozi bagera muri 200, ukibaza rwose iyo segonderi uburyo iteye, abakozi 200 b'abarimu. Noneho wagera ku bantu bagiye batandukanye mu kigo ukumva bose ari kuvuga ngo ni abayobozi, ugasanga gifite abayobozi benshi cyane, hahandi ugeramo ukabona ko directeur rwose ari umuyobozi usa nkaho akomeye cyane ku rwego utapfa kumva. Wenda urabizi ibigo bimwe na bimwe tutavuga muri no nkuru yo muri Kigali cyangwa se mu ntara, aho ugira ugasanga byibuze hari abarimo barenga 100, 150, 180, ugasanga none kandi directeur umwe ariko akaba afite abandi bayobozi bakorana bagiye batandukanye benshi cyane, ku buryo utaruzi yuko bano bayobozi baba mu kigo cya segonderi. Aha rero tugiye kwinjiranamo babwiye noneho ni gute noneho ikigo cya segonderi ubundi kiyoborwa, kiba kimeze gute, ni abahe bayobozi bemewe, abandi tugenda twumva ku mpande ni abava hehe mu gihe abangaba batemewe. Aha rero reka twinjiranemo. Yes, ndakwakiriye kuri Tera TV nk'ubusanzwe usanga tuganira ibiganiro bigiye bitandukanye. Abakunzi bacu cyangwa se inshuti zacu mwatwandikiye mutubaza ati sundi no kubera iki abadirecteur usanga bamwe na bamwe bica bakanakiza mu bigo bimwe by'amashuri, ugasanga wenda ni abantu bafite ijambo rikomeye cyane yuko usanga bano bayobozi b'ibigo by'amashuri akenshi bari itace n'ibibazo ku murenge ndetse no ku karere, aho rimwe na rimwe ushobora no kugenda wamwegera akavuga ati ninakuvugira ku karere. Akenshi urasanga service yawe idacamo, yaba ari kugambana cyangwa se wenda mutumvikana kuko ko ugize ikibazo. Ariko wenda ndatangira nkubwira ngo nta mpamvu kugira ikibazo cyane kuko umukozi wese wa leta afite amategeko amurengera cyangwa se uburenganzira bwe abusesuye, cyane yuko umuntu wari wese wagize mu kazi nta waza ngapfe kuba yamukandagira uko yiboneye, kabone nubwo yaba kwibura kose. Ahangaha ndakwihanganishije ntukazigira ikibazo na kimwe igihe uri kurekarama hiyanye n'uburenganzira bwawe nk'ibisanzwe. Hari ikigo kimwe na kimwe twaza kwifashisha cyo muri Kigali, aho nabajije umuyobozi wiwe arambwira yuko afite rwose abakozi bagera mu 150. Ni ikigo kinini cyane, ni ikigo cyagutse, abarimu bwabo 150, ndetse niyo ugezemo usanga umuntu wese usitayeho bakubwira ngo ni umuyobozi. Abantu rero benshi bagiye batubaza bati ubundi abayobozi bemewe mu kigo cya segonderi ni iki? Hamwe rero no guhuza ano makuru mwagiye muduha tugahuza n'ari makuru yacu, aka kanya tugiye kuganira ku kijyanye n'ubuyobozi bw'ishuri muri segonderi, ndetse naho byo nibyo twita TVET. Ubwo nyine ni abakozi bo mu mashuri yisumbuye y'inyigisho rusange cyangwa se mbonezamwuga n'amashuri yisumbuye ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro, uko baraza bangana kose. Waruzi se yuko buriya utabiza kenshi ushobora kugenda ugasitara ku muyobozi umwe ukibwira yuko birangiye, kumbe kandi murabizi yuko iyo usitaye ku muyobozi umwe ubusa nkaho usitaye kuri groupe yose, cyane yuko ubundi ahantu hari ubuyobozi bwuzuzanya. Umuyobozi umukuru afite kuntu aba yoroganije staff yiwe cyangwa se administration yiwe, ko aho usanga nyine bakora mu team imwe, akantu kose kabaye ugasanga barimo basharinga ayo makuru, kandi ko nibyo byiza kuko baba bari hariya mu buryo gukemura ibibazo by'abarimu, gufasha abana kugira bige neza bagere aho bagomba kugera nk'uko curriculum ibiteganya. Cyane none yuko Mineduc cyangwa se Minisiteri y'Uburezi iri gushyira abakozi mu myanya igenda yitana none ku nyungu rusange z'abana, ku nyungu rusange za community. Arimo mpamvu ushaka gusanga rwose ikigo gifite abayobozi bagera muri 10 na bangahe 13. Aha rero tugiye kwinjiramo neza, noneho tumenye n'impamvu bano bayobozi bita directeur cyangwa se ba teacher usanga kenshi ari abantu ubundi bagombye kuba bakomeye cyane. Aya matiku tubumvamo, aya bazigwasira tubumvamo, umuyobozi n'umwarimu ngo bari gupfa ibintu utafa kumenya, bitagombye kuba byakabaye ko umuyobozi directeur ni umuntu ukomeye cyane mu kigo cy'ishuri, nkuko nabibabwiye haraguru. Mwumgize mwumva wenda umwarimu ari mahangana directeur, ndetse bigera naho bwo bajya mu rukiko, ukibaza umudirecteur wenda mwarimu bagombye guhurira ku kigo. Ubundi directeur yagombye kuyobora umwarimu, amwigisha bijyanye no kwigisha kuri tingaba cyangwa se kuyobora ibijyanye n'imyigire n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko akafasha na wa mwarimu nyine kugera ku ntego ze biciye muri CPD. Ariko n'ahandi hantu bagomba guhura bijyanye n'amatiku, cyane yuko na poste ziratandukanye, ariko none bakaba bakorege kugira ngo iyi organization igende itere imbere ku rwego rwiza. Niyo mpamvu rero ngiye guhera ku muyobozi mukuru njya ku muyobozi mutoya, tugende n'akantu kandi noneho turaza kurangiza tumaze kumenya mu by'ukuri
abayobozi b'ukuri bagomba kuba bari mu kigo cy'ishuri cya segonderi, cyangwa se ugomba no gutinya yuko abana abayobozi, cyane cyane yuko stati y'ubwa ivuga yuko igihe usuzugura umuyobozi wawe ushobora no kwirukanwa burundu igihe hari ibihamya bifatika. Mujye muri tonda n'amagambo ugenda mubwira abayobozi banyu, burya hari igihe ushobora gusitira ku muyobozi ukajya mu bintu byoroshye cyane, ariko yakora dosiye ugasanga ntabwo ushobora kuyikuramo. Akenshi ugasanga nanone ututse umuyobozi agutangiye raporo, baguhana ugasanga utangiye kumwitwaza ngo ntabwo, ngo nari mbizi, ngo ntabwo nari nzi uko biragendekera gutyo. Ariko kano kanya menya yuko icyitwa wese umuyobozi muri staff, iyo umukoreye ikosa rihanishwa itegeko riri muri sati y'abarimu igenga abarimu, icyo gihe urahanwa rwose, nta kabuza ko niba uri kwirukanwa. Warubizi? Ntatinze mu magambo, reka mpite nkubwira umuyobozi wa mbere uremere cyangwa se usa nkaho afite ikigo neza, ni uyu nguyu twita diregiteri cyangwa se head teacher, akaba ari wo muyobozi w'ishuri. Uyu muyobozi w'ishuri niwe ukordinatinga ibikorwa byose byo mu kigo hatitawe uwo ari we wese uri mu kigo. Uyu nguyu niwe muntu ukomeye cyane, niwe ufata umwanzuro wa nyuma ushoboka, cyane cyane yuko adahari ntago ikigo ubundi cyaba cyuze neza. Ubundi ikigo cyose kigomba kugira diregiteri, no byagera mu bigo bya TVT, byagera mu bigo bya secondary bisanzwe, hamwe na hamwe usanga babita ba principal, ahandi ugasanga babita ba director, abandi yes ni director nyine, ariko muri tekinike tubita head teacher mu cyongereza nk'isanzwe. Uyu directeur rero ahita yungirizwa n'uwo nabo bita aba prefet, umwe akaba yitwa un prefet chargé des études, cyangwa se abo twitaga kera ba prefet des études, cyangwa se mandi magambo y'icyongereza akaba ari department teacher in charge of studies. Akaba ari umuyobozi wungirije ushinzwe iki amasomo muri rusange. Hagakurikiraho un prefet chargé de la discipline, aribo twita a department teacher in charge of discipline. Akaba umuyobozi wungirije ushinzwe imyitwarire. Ubundi abangaba nibo bisa nkaho aribo bafata imyanzuro nkaho iremereye ikigo, cyane cyane yuko nanone batirengaza abandi bakorana, tugiye kurebera hamwe. Ariko mbibutsa yuko ubundi ikigo cy'ishuri kiyoborwa n'abantu 13. Warubizi neza? Tumaze kuvuga rero 3, cyangwa se tumaze kuvuga abantu babarizwa muri iki kigo 3. Abandi rero barimo bakomeye cyane ni abarimu. Abarimu nabo rero ko n'abantu bakaze cyane mu kigo. Aba nibo bakozi ushobora kuvuga uti nibo nzasanga mu kigo cy'ishuri, cyane cyane yuko usanga nyine abarimu badahari ntago kwiga byakunda, kwisha ntibyakunda, cyane cyane yuko niyo mpamvu usanga abarimu bagomba gukorana cyane cyane ubuyobozi bya hafi mu buryo guteza ya quality of education ministeri ihora itubwira buri munsi. Undi mukozi uboneka nanone mu kigo cyisumbuye cy'ishuri cyangwa se muri TVT yagombye kuba ari umukozi ushinzwe imyitwarire, akaba atandukanye na prefet de discipline. Akenshi abangaba bita ba animateri na animatrice, ni babandi bayobozi b'abanyeshuri bakunda kubana nabo buri munsi. Ariko bano bo hejuru ushinzwe discipline cyangwa se ushinzwe imyitwarire we abafata imyanzuro ikakaye cyane ya discipline ijyanye na management ya byose, nyine niwe director wabyo muri rusange. Rero ba patron cyangwa metron nabo ni abayobozi b'ikigo cy'ishuri cyangwa se namwe mu bakozi b'ikigo cya segonderi bagomba kwitabwaho cyane. Hari umucungamutungo. Umucungamutungo ubundi tumwita comptable cyangwa se koramo ntabure nkuko mubavuga ba kontabure mu rurimi rwiza rw'icyongereza tukabita ba basa cyangwa se basor. Uyu nguyu akaba ari ucunga umutungo w'ikigo, akari gutandukanye nanone na secrétaire wa primaire. Uyu ni umucungamutungo gusa nkuko bigaragara. Noneho undi ukurikiyeho ni umukozi ushinzwe isomero cyangwa se ibyo bita bibliothèque mu Kinyarwanda, cyangwa se bibliothècaire cyangwa se la librarian. Abangaba ni abantu usanga mu masomero muri library, ushaka gutira ibitabo, ushaka kugira gufasha mu bijyanye no gusoma. Uyu nguyu niwe ujye biteye no gufasha librarian. Hakaza undi mukozi ushinzwe ikoranabuhanga ariwe twita IT technician cyangwa se informaticien mu rurimi rw'igifaransa. Aba IT technician akaba bashinzwe ikoranabuhanga mu kigo cya segonderi, cyane cyane muzi yuko ubwo basigaye biga mu buryo bw'itekinoloji cyangwa se mu buryo gukoresha ICT. Abangaba rero bari mu kigo nk'umuntu w'umukozi ushinzwe ICT. Ikindi utaruzi nuko ibino bigo bya segonderi ubundi bigira umuganga cyangwa se umuforomo, reka tumwite umuforomo. Akenshi mu cyongereza tumwita nurse cyangwa se infirmier infirmière
akaba ari wa muganga cyangwa se wa munasi cyangwa wa muforomo wita ku banyeshuri mu kigo, ndetse ntibibujijwe ko yanakwita no ku bayobozi basanzwe cyangwa n'abantu bakuru cyane, ariko ubundi ikigo kigomba kuba gifite umukozi w'umuforomo nk'ibisanzwe. None bagira undi mukozi witwa umujyanama mu myigire n'imyishirize, ibyo bita educational cyangwa se educational psychologist cyangwa se psychologue scolaire. Uyu nguyu akaba ari wa wundi ufasha abana mu kubegera, kumenya imitekerereze yabo, imyigire yayo ishingiye kuki, ese imyumvire y'abana imeze gute, ni gute ndaboriyanta umwana, se ni ikibazo cya discipline, nyine akabyanariza akamenya nimba ari uburwayi bwo mu mutwe, ibintu nk'ibi ngibyo. Aka kanya rero ahenshi usanga batamufite, ariko bagakoresha icyo bita ba school counselors, bagenda bavuga buri munsi kugira babafashe bano bana mu bijyanye n'imyigire n'imitekerereze, bakamenya nimba hari ibibazo bafite bishobora gutuma haba icyo bita mental health problem, none bakabohereza kwa muganga bafitiye sinzi uko nabivuga, bafite ubunararibonye mu kubivura, bakafasha abana mu kugira bige neza. Nanone mu kigo cy'ishuri cya segonderi tubonamo icyo bita umubitsi w'ibikoresho cyangwa se logistician cyangwa se logistique. Uyu nguyu ubika ibikoresho by'ikigo nawe agomba kuba arimo. Nanone undi mukozi ukomeye ni ushinzwe laboratoire, abenshi tubita workshop cyangwa se laboratory technician. Murabizi aho uri kano kanya nawe uri muri staff teaching, and then akaba ari umutekinisien nawe ugomba kuba ari hariya ku kigo cy'ishuri. Undi nanone n'ushinzwe abanyeshuri bimenyereza imyuga cyangwa se career guidance and industrial liaison, ariwe bita charge d'orientation professionnelle et de la liaison industrielle. Abangaba ni nabo bagomba kuba ku kigo cy'ishuri nk'ibisanzwe. None hari igihe usanga ya myumvire imwe n'imwe y'abantu benshi batazi yuko habamo abakozi benshi batakuye mu kigo, wabona directeur, wabona prefet, bombi wabona comptable n'abarimu, ukumva yuko ubwo birangiye hoya rwose. Ubundi ikigo cyuzure neza, kiburwe neza, kigomba kuba gifite bano bakozi bagera ku 13, ariko bayobowe n'umuntu umwe twita directeur kibamba kizigenza, akaba ari wenyine ufata umwanzuro nanone nk'uko bisanzwe. Ariko nanone ministeri ifite cyangwa se ministeri ifite uburezi mu nshingano ishobora kongera abakozi bo mu byiciro bigiye bitandukanye by'amashuri by'uburezi bw'ibanze iyo bibaye ngombwa yuko ifite uburenganzira abangaba kuba yabongera abandi bakozi basanzwe, cyane cyane ko ari usanga bafite ba prefa 2, ugasanga bafite bani materne n'abandi batisi barenga umwe, ugasanga nyine hari abandi bakozi bagenda yongeramo. Rero ministere cyangwa se ministeri ufite cyangwa ministeri ifite ubushobozi bwonyine niyo yonyine ishobora kuba yafata inshingano zo kuvuga ngo turongera abakozi ahangaha cyangwa se turabagabanya ahangaha hatabayemo kunanizanya. Ese wari ubizi yuko segonderi igira abakozi bagera kuri 13? Niba wari ubizandika muri comment uze kumbwira. Rero ndagusaba ngo wandike icyifuzo mba twakugezaho ubutaha ahangana kuri Tera TV, kandi mba twabanyiriza kano kanya ibuka gukanda subscribe utayikanze, usharinga n'abandi aho tugize nimwe, kandi tuzagira nimwe cyangwa cyangwa